Reka nizere ko mumeze neza aho muherereye mu bihe bigiye bitandukanye. Imana yamuri bo umugisha. Nanone ndagarutse mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi nje kubwira abantu ko abatemera kumera nk'uko Imana ishaka bagiye guhura n'Imana, kandi bagiye guhura n'Imana kubera ko banze imbabazi z'Imana. Iyo Imana itakikubonamo uw'umumaro kuri yo, ntacyo umaze. Nta kintu Imana twese dushakamo bene data. Abantu bamenye Imana, icyo Imana twese dushakaho n'umumaro tuyifitiye, nta kindi. Imana ntabwo yaguhaye agakiza ko kugira ngo ubuzima bwawe buzarangirire hano mu isi. Nta nubwo Imana yaguhaye agakiza kugira ngo wowe ukomeze kubaho nk'abo. Imana yaguhaye agakiza kugira ngo bigirire umumaro ndetse nawe bikugirire umumaro. Ariko kenshi abantu bo bita ko bifite umumaro bidafitiye Imana umumaro. Ibyo ni by'Imana idashaka, ibyo Imana idakeneye. Imana ikeneye ko abantu bayo, Imana idushoboze mu izina rya Yesu, ikeneye ko abantu bayo bayigirira umumaro, nabo ubwabo Imana ikabagirira umumaro. Ariko abantu barashaka Imana ibagirira umumaro batayifitiye umumaro. Ibyo Imana si bishaka. Imana irambiwe kukumenyerwa. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kurushaho kumva ibyo mvuze haruguru. Ariko Imana igusange umenye ko ukwiye kubana n'Imana, umenye ko Imana idakeneye gukomeza kukubera iy'umumaro wowe utayifitiye umumaro. Kandi kutayigirira umumaro biba bivuze ko nayo itagomba kukubera iy'umumaro. Reka tubirebe mu ijambo ry'Imana. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, igice cya 13 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9. Ni umugani w'umutini warumbye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Aretse navuga ngo kandi abacira uyu mugani ati, hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza awushakaho imbuto, yego arazibura. Abwira umuhinzi ati, dore none uyu mwaka ni uwa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uwuce urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka? Nawe arasubiza ati, databuja, ureke uyu mwaka nawo nkuhingire nkufumbire ahari hanyuma wakera imbuto. Arangije arasubiza, icyakora nutera uzawuca. Iri ni ijambo ry'Imana. Cyangwa iri jambo ry'Imana ryo rirasobanutse ku buryo bugaragara. Bibiliya igaragaza uruzabibu rugaragaza nk'abakristo. Kandi Bibiliya avuga ngo Bibiliya ibigaragaza neza ko ubuzima bwa gikristo ni ubuzima bwera imbuto. Rero Yesu yaciye umugani agira ngo agaragaze ko abantu bakwiye kuba mu buzima bwera imbuto, kuko kwera imbuto nibyo bigwiza abakizwa ku Mana. Naho kuba uruzabibu ntacyo bimaze, ahubwo igifite agaciro ni uko uba uri umukristo wera imbuto. Naho kuba umukristo gusa utagira imbuto, sinzi ubwo bukristo ndano buva. Kuba umuntu cyangwa ukaba umukristo utera imbuto ntacyo bimaze. Icyo Imana ishaka ni uko umukristo ari kuba umukristo wera imbuto, uko izo ni Imana igushakaho kugira ngo n'abandi
bahinduke bakizwe. Twatangiye mbabwira ngo ikintu Imana ishaka ku buzima bwanjye nawe, ikeneye ko ikugirira umumaro ariko nawe wifitiye umumaro. Rero kugira ngo Imana ibereye uw'umumaro nuko ukomeza kwera imbuto kugira ngo benshi bakizwe baza aho Imana iri. Ariko wowe Imana yaraguhamagaye kugira udasanzwe, abantu barakumenya, ariko barakumenya ariko ubuzima bwawe bwahindutse ubuzima butera imbuto, buhinduka ubuzima bw'ibyaha. Imana buri munsi gushakaho imbuto yarazibuze. None Yesu yari umuntu uvugira mu migani, ariko afite ikintu ashaka kugaragaza, ngo yawushatseho imbuto. Uru ruzabibu ngo yarushatseho imbuto ngo imyaka 3. Kambabwire, abantu banze imbabazi z'Imana bagiye guhura n'ibihano bikomeye. Abantu banze imbabazi z'Imana, abanzi b'Imana bagiye guhura n'ibihano bikomeye. Uko rero yavuze ngo nutera uzawushe. Uru ruzabibu niba rutera imbuto nta mpamvu yo kubaho. Uko umuntu uri yateye imbuto, iyo umuntu afashe urubuto akarutera, aba akeneye ko rubyara, aba akeneye ko rwera rukungukira uruteye. Ariko wowe Imana yagufashe gushyiraho uriho, ariko abantu barakuzi kuri umukozi w'Imana, abantu barakuzi, ariko ubuzima bwawe ntibwera imbuto. Ubuzima bwawe ntibwera imbuto. Ubuzima bwawe ni ubutuma abantu benshi badakizwa. Nta mumaro ufitiye Imana. Uzwi ku mazina akomeye, uzwi ku mazina adasanzwe, umuhanuzi, umuvugabutumwa, umuririmbyi, ariko ubuzima bwawe urabizi neza ko butera imbuto. Urabizi uko ubayeho, uko uba n'Imana. Ariko najya mubwire ngo niba uru ruzabibu rutera imbuto, ugiye gucibwaho. Iri ni ijambo ry'Imana. Ntabwo Imana izakomeza kuruhanya n'abantu. Imana igushoboza, ariko umuriro ugiye gutwika abanzi b'Imana. Abantu banze imbabazi z'Imana. Imana yatanze imbabazi, ariko uyu munsi none abantu bamenyera Imana, aho umuntu aza akabeshya, aho umuntu aza agakora ibidakorwa. Bene data, rimeze bite? Iyo wigenzuye wa muhanuzi we, ukigenzura wa muririmbyi we, ukigenzura wa muvugabutumwa we, uri wo wese, iyo wigenzuye uko ubayeho mu buzima abantu batabona ahandi, reka mbabwire, ejo niho nahoze mbitekereza, ariko ubuzima bwose budafite imbuto, waba uri umuhanuzi uhanura bikomeye, waba uri umuvugabutumwa ukomeye, waba uri umuririmbyi ukomeye, waba uri uwo ari we wese, ubuzima wabamo bwose budafite imbuto ntacyo umara Imana. Uko ikigaragaza ko wahindutse nuko wateyemo urubuto rw'agakiza, rukaba rwarakomeje kwera izindi mbuto nyinshi kandi rukazana nyinshi ku Mana. Ariko urabona, kuba witwa ngo, reka mbabwire, kuba famous bizarangira, guhanura bizarangira, ariko najya mbabwire ko hanyuma y'ubuzima hari ubundi buzima ibyo mukora byose. Dukeneye kuba mu buzima Imana ibona, ikumva iri proud yawe. Ariko se niba utafite icyo umara Imana, niba Imana igushatseho, Imana niba ikugendereye kenshi, nubwo abantu bigiza nkana, abantu bakikakaza, ariko Imana igendera abantu kenshi, wowe ubwawe ukabibona ko hari ibintu bitagenda neza, aho komeza kunangira umutima. Ariko Imana ije gucaho abantu banze kuyumvira, abantu banze imbabazi z'Imana, abantu bakora ibyaha, abantu bamenyera Imana. Ntabwo Imana izakomeza kuruhanya namwe bene data. Simbizi niba ari ndimo ndari, wowe turi kurebana, wigenzure urebe ko Imana ifitiye umumaro, ikure gitavuga ngo mushatse imbuto inshuro nyinshi ndazibura. Hepfo
waganiraga n'uyu nyiri uruzabibu yaramubwiye ngo wihanganireho umwaka umwe, ariko arangije aravuga ngo nutera ati nubwo nazi igihe ngo wongere uwuhingire ubufumbire, ariko nutera uzawuce. Nta kindi, iyo Imana itakubonamo umumaro ikakuranganira igihe kinini, Imana igucaho ibyawe bikarangira, abantu bakakwibagirwa. Reka mbabwire, kuba famous birarangira. Tuzi abakomeye bari bakomeye ariko igihe cyabo cyararangiye. Uzakomera muri iyi si abantu bakumenye, uzakora ibintu bikomeye, ariko ubuzima urimo Imana itabwemera, uri mu rupfu rw'iteka. Niba uri mu buzima butera imbuto, ukaba uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, uri umuririmbyi, buri munsi Imana igushakaho imbuto ngo izibyaze izindi ikaba yarazibuze, uri mu rupfu rw'iteka. Ukinyumva, kiza ubugingo bwawe, aho waba uherereye hose, hunga udapfa. Uko uri mu rupfu, rusohokemo. Ubuzima wabamo bwose butari n'Imana, uri mu rupfu rw'iteka, kuko udukiza urupfu rw'iteka ni Kristo, kandi nabwo arudukiza kubwo kumwumvira no kwemera kuba mu buzima bwera imbuto kandi nyinshi. Ucyumva uyu mujinya w'Imana ntuzagusohoreho, kuko abantu benshi bazi neza ko ngo Imana nimenyerwa. Ishobora kugukundira today, ariko mu gitondo nuramukire muri iyo migambi uhora. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Twaganiraga ijambo ry'Imana, ariko Uwiteka biteho kandi Imana ibagirire neza. Niba wumvisha ibi, kiza ubugingo bwawe utazapfa urupfu rw'iteka, kuko Imana izacaho amateka y'abantu bakuze Imana. Ibyo byose bizarangira, ariko nta bikiri igihe cyo kugira ngo fata umwanya. Imana iragufasha kugiza umuntu udasanzwe, isi yibera undi. Imana yari kwizeyemo kuzera imbuto, ariko kwamamara kwawe, gukomera kwawe ntacyo byamariye Imana. Cyakoze bifite icyo byakumariye. Wagwije abantu, ugwiza ibyo ushaka, indamura zigwiza, ibintu byinshi bigeraho, ariko uri mu buzima Imana idatuyemo kubera ko watandukanye n'ubushake bwayo. Imana ibagirire neza kandi Imana ibiteho. Reka dusenge, aho niba uri muranyumva, Imana iracyateze amaboko, irakinginga ngo irebe ko wagaruka mu rugo rw'Imana. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Erega niwe waduhamagaye, ariko ndabizi neza ko ushaka ko dutura mu buzima urimo. Udushoboze gutura mu buzima utuyemo, kandi udushoboze kuba mu bintu byawe, bitubemo natwe tubirimo, kandi tubibemo biturimo. Kuko Mana, ntacyo bimaze kuba mu buzima utarimo, kuba mu buzima udatuyemo, kandi ubuzima uturamo n'ubuzima bwemera guca bugufi bukera imbuto, kandi bukagwiza iby'ubushake bwawe. Mwana, urakoze rero. Ushoboza abantu bari kunyumva, buri wese umwiteho, kuko uri Imana y'urukundo. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Imana ibahe umugisha, ugubwe neza, muherereye mu bihe bitandukanye, kandi ubwami bw'Imana burushaho kubaho muri no mu gihe mutuyemo.